prologue irarangiye unavuga ko nibura ishusho y'igare uko riri kugenda nibura ritanze icyerekezo nubwo prologue idahagije gusa kugira ngo umuntu avuge ngo byarangiye cyangwa se bitangiye neza ariko icyo umuntu agomba gukora ni ukugabanya uko ibihe byaba biri hejuru. Didier Mbappé igare ryagendaga igare ryagendaga birumvikana kuko ni agace gatoya birumvikana ryagombaga kwihuta. Kwino prologue wowe witezemo iki wowe ku musaruro wawe? Nta kintu gihambaye usibye kugira ngo nkrozinga ibihe kuko bino bihe bizaja gukonta kuri stage ya nyuma nka kwa kundi munganya ibihe bashobora kwifashisha iyi stage nka kamarampaka. Rero twe icyo nagomba gukora no kugira ngo mpangane no kugira ngo bitaza kuba byinshi. Ku munsi w'ejo turatangira turu nyabyo nubwo nabwo ari mu bitambika ariko ni etape bishoboka kuko uri umukinnyi wiyumva cyane kuba ari muri breakaway. Ejo Didier ku giti cyo tujya kuri ikipe ufite iyi gahunda? Etape y'ejo ni etape koko bishoboka inyongetse urumva hari igihe usanga n'abakinnyi bataramenyerana bagifitanye ubwomba utaramenya ngo niye ekipe ikomeye niye ekipe ishobora gufata control. Ni etape ibinasaba kwitondera kuba maso ariko ku ruhande rwanjye ngomba gufungura amaso kuko ni etape ishobora no kumbera nziza uko mbitekereza. Nyuma tuzajya tureba ama etape yandi uko azakinwamo ariko team Rwanda tuyitegeye cy'umwaka. Ekipe nationale cyo nasaba abanyarwanda no gukomeza kwishigikira kuko ni yabo ni ekipe nziza dushize hamwe twese turaharanira kugira ngo turebe ko twagira ibyishimo duhereza abanyarwanda. Intego ya mbere ni ukura ko twatwara etape ariko tutibagiye no gutwara turu kuko birashoboka. Igare ni ikintu kigihinduka umunsi ku munsi ariko niyo ntego dufite. Urakoze cyane Didier. Sasa reka nzamite ngana na Karadio kuko Karadio n'abasore bombi bashaka reka bazire rimwe tugane kuko yaba Karadio ndetse na Moza n'abakinnyi beza duheruka kugira mu minsi ishize. Reka mbere kuri Karadio nyuma ya Paris akurikiyeho Tour du Rwanda. Prologue uyibonye ute Karadio? Olympique yakurikiyeho Tour du Rwanda twari tuje neza uyu mwaka amezi hafi 3 tumiteranye kampu ariko nyine urumva uyu munsi byatugoye kuko ari stage ya mbere contre la monte. Ndatekeza ko aho tuzatanya gukina ari umusirije ariko wowe utegereje Musanze kuko ejo nabwo nta kintu havuze kuri wowe. Ntabwo numvise neza ejo nabwo nta kintu wavuze ko ni sprint kandi we biro byawe ntabwo wajya muri bya sprint by'Ikayonza tugutegereze Musanze n'ahantu uzi mu rugo. Ejo ntabwo ndi umusuprinter ariko kumanaginga ibihe nyine by'umunsi bansize noneho kwa kabiri tugiye Musanze no sawa kabisa. Mu minsi yashize wagiye uba muri batanu ba mbere muri etape abantu batari ko Karadio etape yiciye iruhande. Uyu mwaka etape irongera kuguca iruhande. Uyu mwaka intego mufite ndio gutsinda etape. Warayibaze etape? Narayibaze never give up. Nkiyihe kugira ngo abanyarwanda bo gutegereje? Kigali Musanze. Kigali Musanze kara kantu ko kuzenguruka ntacyo gatwaye. Kara kantu ko kujya kuzenguruka za Kinigi nta kintu kazica. Kara nta kintu kazamfasha cyane kuko kujya mu Kinigi harazamuka ubwo rwumva hari wageze hejuru rero ko hazamuka cyane kurushana za ko ubavuye za uranga akoresheje muri nyinshi harazamfasha bisaba kwitonda. Hari etape nk'intego ariko bimatekereza kuri Yerogezi. Nabyo birashoboka ko nshobora kugenda ugasanga nambaye na mabijone. Uri tayari? Ndi tayari. Mahirwe masa. Kabenzi Karadio avuze ko ari tayari ndetse ngo yemara ashaka no kureba ko ukuntu etape zagendaga zimucaho ubu ngo etape ngo arema arayibarira. Wakinye mu minsi yashize classement general mu Banyarwanda beza. Ntekereza ko classement general we nicyo kintu cya mbere kubara nubwo etape uryiza yiyongeraho. Ubu ngubu twege nka ekipe yanjye ya Mani turanga tuje ntago turamenya ibyo ko tuvuga ngo turashaka ingingo ko se turabakinnyi ni ekipe nshyashya ni Tour du Rwanda yacu ya mbere ku bakinnyi twese harimo abakinnyi bakomeye nka Charles turimo turi benshi bakomeye ntago rero turamenya ngo bimeze gute ngo gusa ku giti cyanjye mfite intego yo kuzashaka GC byakanga ndashaka stage so mu gitondo turagerageza kurinda bino bihe twagize kugira ngo bidakomeza kuba binini. Twe tuzabasha kumenya stage ya Musanze ngo tuzamenya ufite good shape kuba yaba ari ushaka GC kuri ya stage ndamuka mbuze GC genza itapoka singa stage kandi rizeye ko bizakunda. Umunyarwanda ashobora ngo prologue ngo abanyarwanda ngo ntago byabahiriye ubundi iyi prologue yarimo ibintu byo gutambika mwese ndebye biro ni nk'ibyanjye ubanza namwe iyi prologue byaro kugira ngo umuntu abe hafi yabeza. No prologue ntago mpamya ko ari y'abanyarwanda kuko ni prologue isaba imbaraga nyinshi kandi
inasaba urabona twakinishije nk'ibikoresho n'ubundi bisanzwe bya road bike, ntabwo dufite amajante manini nk'ay'aba bakinnyi nyine yagenewe prologue nyine ya Tite. So twagerageje kuza gukina umunsi twebwe kugira ngo turinde ibihe byacu hatajyamo ibihe birebire ko stage zigiye kuza, ndakeka ko ababashije kuza aha ngaha gutsinda mu gihe imisozi igiye kuza batazabasha gukomeza nyine kurinda ibihe byabo, kurinda uriya mwenda. Ejo ni umwanya wo kurinda ibihe kugira ngo ibihe byanyu bigume hahandi, niba ari n'amasegonda 30 tujye kuyashakira muri za Buranga na za Shyorongi. Etape yo kuwa kabiri ko umuntu wese yayibaze, ntabwo hazaberamo ibintu bikomeye cyane by'amateka. Stage iriya stage izajya i Musanze, stage ikomeye, ndakeka ari nayo ya mbere ikomeye kubera ko abakinnyi bose bazaba bagifite imbaraga. Tuzatangira muri Shyorongi, ni stage ikomeye cyane, ni stage yo gukinisha ubwenge. Abakinnyi 5 bagenda bagahita bambara amajone kuzayivanamo kuko ikahita irangira. Rero ni kursi y'ubwenge izaba ikomeye cyane kuko ni ibirometero bikeya bizamuka, bizaba bigoye cyane. Mu myaka yashize ba Valence na Bosco batsindaga izire etape ariko akabikorera muri Buranga na Kivuruga, ariko ubu kuko uyu umaze kuzamuka wakoze atake nziza hariya bigufasha gutambika uhita ujya i Musanze ujya gutsinda. Ubu ngubu nugera i Musanze uzazamuka mu Kinigi wongeye ugaruke. Iriya etape yakinirwa hehe? Kuko ubanza Kivuruga ngo atari umwanya mwiza wo kuyikiniramo. Ino etape izakinirwa tukizamuka Shyorongi kuko urumva nibwo tugitangira. Abakinnyi bari gushaka breakaway, hari igihe habayeho nk'ikosa akagera tujya nko ku kirenge, hari abakinnyi bagiye bakomeye ntabwo bapfa kubafata. Ndashaka ko duhaguruka muri Shyorongi kugera ku kirenge hejuru, umuntu aba ari kumwe n'iporoto bizaba byoroshye, ko ndahamya ko Buranga tutazayizamukamo twirukanka ko bazaba bari gusevinga imbaraga zo kuza kwihuta mu Kinigi. Tujya gutangira Musanze rero izaba nabwo ari umuriro. Ndakeka ko umukinnyi wa mbere azavira hariya tuzamuka ku kigo i Musanze aho dusanzwe twitoreza. Ni ahantu muzi umuntu avuga ko umuntu aza ahantu heza ho kuyakorera atari kugira ngo ajye gutsinda. Ndabona shepa ari nziza y'umusozi. Uyu mwaka nitega iki kuri Gabenzi? Uno mwaka nariteguye neza, ntago nahita mvuga ngo meze neza. Ubundi ya stage y'i Musanze nizerekana nyuma Musanze nzagushaka. Nyuma ya Musanze nzanshake, nzakubwira mfite good shape, mfite bibwo nakubwira ibyo nzakora bitewe n'irushanwa ukuntu zaba rimeze. Hari abanyariteri, abantu bavuze ati Eritrea yazanye Enoch na Yob ije gutwara Tour du Rwanda, ati abanyarwanda nibakureyo. Muri gutinya abanyariteri? Ino Tour du Rwanda kugeza ubu sinahamya ngo uyu nguyu ngo yayitwara cyangwa ikigwa, ko hari za Direct Energie equipe zikomeye za Israel. Iriya equipe ya Picnic n'ubwa mbere ije ifite umukinnyi ukomeye w'Umucolombia. Narebye profile nsanga ni umukinnyi ukomeye bya hatari, so ntabwo wavuga ngo Eritrea yangije gutwara Tour du Rwanda kuko iminsi iracyari mibisura. Tuzabimenya nka stage tujye tutwara i Karongi, nibwo tuzamenya umuntu watwara Tour du Rwanda. Kandi nanone na stage ya nyuma urabizi biragoye, ni Norvège kuri Canal hari aho hatubihe iriya stage ya gatandatu. Tour du Rwanda ntabwo wapfa kwizera ngo uyu muntu arakomeye, tuzajya tubimenya ukuntu bizaba bimeze. Iyo siganwa rirangiye gutya rero bizwi ko ikintu cya mbere ari ukujya kuruhuka neza kugira ngo utegure ku munsi w'ejo. Ubwo nizeye kuza kuruhuka neza ku munsi w'ejo tukabona Kabenzi. Sinzi bizaba mu sprint kuko ntago ari ibyawe, ariko nibura uri hafi kugira ngo utangire gutegura Musanze. Ejo ni ukujya umuntu akajya kuruhuka agakoresha massage. Ejo ni ukuzagerageza kurangiza muri sprint ntidutakaze ibihe, kubera ko ejo nabwo ni kursi y'ubwenge, kubera ko haramutse hagiye nk'abakinnyi 15 kursi irangiye. Urakoze cyane. Akaba rero ari Muhoza Eric, numwe mu banyarwanda twagiye tujya mu minsi ashobora kuba yakina classement general ndetse na etape birashoboka, ariko nkuko mubyumva bitewe n'imiterere y'abakinnyi b'Abanyarwanda bose icyo babaze ni imisozi, bose icyo babaze ni etape yo kuwa kabiri Kigali Musanze Kinigi bagasoheza